cy'abakobwa nabitegura neza nanjye niyo mvuze ngo niyo mpamvu mvuze ngo nibiramuka bibaye bazabimenya okay ariko umukunzi yarabonetse abateze amatwi bibiri imbaraga zacu turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uyu munsi twabatumiriye abahanzi baririmba indirimbo zahimbiwe Imana mwari musanzwe bamwe mubazi mu bitaramo bitandukanye cyangwa se no kuri yicana ariko uyu munsi bakoze agashya noneho twifuje kubahuza kugira ngo batambutse ibihangano byabo ndabizi hari abantu mwaduhaye comment ko mubakunda mubashyigikira uyu munsi rero mugiye kubumba reka dusabe Oliva mbere yaho dutangira iki kiganiro dusengera Imana dusengere mu izina rya Yesu dusenge Imana cyagushimye tugushimye neza yawe ejo urukundo yabanye natwe kuva mu gitondo kugeza amasaha twarinzwe n'ubuntu bwawe hari benshi bageze bacecekerwa ariko twakomeje kuturindira ubugingo n'imibiri izina ryawe nirihimbazwe muri iki gitondo cy'uyu munsi tubanje guca bugufi kubera ko ijambo ryawe ryarambwiye ngo uvuga izina ryawe wese nabanza ave mu bidatunganye natwe banze kutwezaho umugayo wose watugaragareho kugira ngo tubashe kugukorera dutunganye kandi n'abane natwe muri iki kiganiro nta yindi ntego dufite niho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bukwira isi yose abatarakumenya bakumenye abari mu byaha babivemo babona agakiza nk'uko natwe twagahawe ku buntu kandi n'utugenderere imbabazi zawe n'urukundo rwawe bane natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Turatangira tuhere hano kuri uyu mukobwa yambaye neza Tamari wambaye neza reka usuhuze abateze amatwi biri imbaraga zacu ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo ariko kuri kwirijya wavuze cyane ibintu bizajya vuga neza tindashuje neza ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo amen. Amahoro y'Imana abe kuri mwe reka dusabe na Oliva nubwo amaze kudusengera nawe basuhuze ndabasuje mu izina rya Yesu nitwa Olive Rukundo pastor yabivuze murakoze yes iyo nago yashyizeho izina rye izina Tamari mawe ni Imana murakoze birukana rero muri abakobwa uri buracyari umukobwa cyangwa ubu ngubu ari aho bigeze nkuko bigaragara nyine ndacyari umukobwa kubera ko nta mpeta nambaye ariko wenda bishobora kuba bikiri muri process bitari byaba finished ariko nyine bazabimenya nibiba bazabimenya akabazo k'amatsiko kuri kutubwira nk'umuntu waba ugiye kuva mu cyiciro cy'abakobwa ko wagira ngo ugiye kuva mu cyiciro cy'abakobwa nabitegura neza nanjye niyo mvuze ngo niyo mpamvu mvuze ngo nibiramuka bibaye bazabimenya okay ariko umukunzi yarabonetse uracyasenga uracyasenga icyo kibazo nzakigusubiza tutari mu itangazamakuru okay reka dusabe nane tumubaze Tamari uracyari umukobwa njye ndacyari umukobwa uracyari umukobwa hanyuma se none wowe uri kubitekerezo turi kubyumva tubigeze hehe icyiciro cyo gusezerera abakobwa ntabwo urabapepera njye ndacyari umukobwa ubwo biri imbere bizaza kuko n'ubundi niyo nzira nta hantu wabikwepera rero mfite amakuru y'uko mumaze igihe muri studio muri gukora ibihimbano ngo mwarahimbye mbese umanza album imaze kuzura nibyo yego mbese umwuka wera ari muri mwebwe tugiye rero gutangira dutaramira abateze amatwi bibiri imbaraga zacu turi kwifuza kugira ngo twanzike ntabyo impamvu zo gutinda tujya kure twanzike buri muntu wese mudukubitira akaririmbo mu manze nicyo kiranga ubundi kintu kiranga umuhanzi buriya mu ndamukanyo mwagombaga kuba ari kumwe mugiye kuturamutsa ariko muturamutse muze mu gihanzi mu isi y'abahanzi mugiye kudusuhuza ariko mu isi y'abahanzi mwari mudushubuje mutubwira amazina aho noneho mugiye kutubwira mu isi y'abahanzi noneho icyo muduhishiye twumve ko imihogo ikiri mizima
mudushyirireho kantu mbese ubwo ntimubyumva nimukoze nabonye mutangiye gukura mushireho mudusoze mu gihanzi twumve ari kuri kureba mu nani tamari cyane tamari nadutangire ndi kubona ari utari wirekura ni utari yirekura nagarajya muri buto kumva ko nabananze gashira indirimbo niyo abatari yawe ariko dusubize gihanzi yo muri buhurireho mu kaduro taramira ni igiswahili uri barayizi ngaho shyiraho twumve nta kibazo ese ko indimi zose tuzumva nafsi yangu usichoke roho yangu sifu Bwana aliahidi atatenda tumanie Bwana ahadi zake ni za milele akiahidi atatenda roho yangu nafsi yangu tumanie Bwana kama Mungu nafsi yangu usichoke roho yangu sifu Bwana aliahidi atatenda tumanie Bwana ahadi zake ni za milele akiahidi atatenda roho yangu nafsi yangu tumanie Bwana kama Mungu alishukavyo toka mbinguni kwenye hadi mbinguni kwenye haki kwa neno lake kwa kinywa chake haitarudi. Murakoze na mugenzi wanjye akurikira. Reka Oliva nawe adushyiriyeho twumve. Uve mu masezerano imvura y'umugisha iracyagwa 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 nuve mu masezerano imvura y'imigisha iracyagwa 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 Imana yacu si bayari si dagoni ntibesha ingabo zayo ntizitsindwa ntizineshwa n'inyembaraga. Murakoze cyane. Ese iyi ndirimbo ni yawe cyangwa ni y'undi muhanzi? Ni aba Vestina ariko numva imfasha. Ni aba Vestina Dorcas. Iyindi yawe wumva feelinga ni ihe iza vuba? Reka ntangire ku gice cya kabiri kuko kiramfasha cy'indirimbo yanjye. Ni haleluya nkuko wabibonye. Yarambwiye ubutaka busera umwero wabwo nzamanura imvura y'umugisha ubutaka bwanyu bwongere kwera ntibeshya niwe magukora iravuga igasoza niyo kwizerwa nihinduka. Haleluya 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 ariho kandi ntasinzira ku bwacu. Aracyariho kandi ntasinzira ku bwanjye no kuri kw'Imana. Wow, nukuri Imana iracyariho kandi ntigisinzira nkuko abahanzi barimo babitubwira. Buramura bavuga butumwa bakaze ubwiriza inshuro ebyiri cyane. Tamari nawe dushyirireho akandi k'ikinyarwanda kare yakanafsi nta kigiswahili dushyirireho
k'ikinyarwanda kugira ngo naba batumva igiswahili bumve ko mu nganzo hari kirimo. Nanjye ku ndirimbo yanjye kari agace ka nyuma karamfasha. Uvuga nkunda kari wowe wumva abaje bagutakira, ni wowe uhumuriza imitima inaniwe, ni wowe uhora urengera abaje bagutakira. Yesu niwe nshuti nziza ahorana ubutabazi. Murakoze cyane. Yes. Rero uyu munsi abateze amatwi biri imbaraga zacu, uyu munsi musa nk'abari baje kumenyesha abakunzi banyu bari barababuze bamaze igihe batababona kuri YouTube, kuri biri imbaraga zacu, ndetse n'ahandi mu bitaramo bitandukanye. Ndabizi mu minsi iri imbere tuzakora concert. Murafite iryo yerekwa cyane? Yes. Nawe urarifite uri? Ya nabitekerezaga, kubitekerezaho nibyo, ariko iyerekwa ryo ntabwo ryari rakaza, ariko kubitekerezaho nabitekerezaho. Undi rero ibitekerezo by'umuntu ufite future ni naryo yerekwa rye. Iryo yerekwa ryo uvuga ngo ibintu wagambiriye nukajye wemera yuko utsindwa, wenda uzagerageze bibe utsindwa ariko wageze ku rugamba. Amen. Reka rero dusabe bimwe mu ndirimbo zanyu muri gutekereza gusohora, kuko wenda turaza gusoza mubwira abantu ko mugiye gusohora iyo ndirimbo nkuko mwe mwabitubwiye. Rero turasaba kugira ngo indirimbo yawe nshyashya igiye gusohoka ziriya mutubwiyeho nizo mwakoze, ni ibice by'izo mwakoze. Noneho iyo mugiye gukora buno wenda gusogongera si ukunywa, ni ugusogongera nyine, dusogongezeho twumve. Itagiye mwana se tangira tamari ngo bari kujya mu mavuta. Shago duhe na kanini. Ntacyo nzikanga, nta nicyo nkwiriye gutinya, ntacyo nzikanga, nta nicyo nkwiriye gutinya. No kubasogongeza ntabwo nayirangiza, ibindi bazabyumva. Noneho kugira ngo amatsiko gagumeho. Ngaro nawe tutwumve ngumva ko sogongeza wowe. Yesu we abana natwe, Mwami we abana natwe, arahari arakora umwami abana natwe. Murakoze cyane. Nuko bidasobanutse muri gutanga utuntu dutoya, muri gushyiraho utuntu duto cyane dukabije. Iyi bayita coming soon. Coming soon? Coming soon nyine ni akantu gatoya gatera amatsiko kugira ngo bazayumve yose noneho bisanzuye. Ndetse mutekereza gute tuzategura igitaramo se? Tubure nk'igitaramo tutumira abantu dukubiteho indirimbo? Ibyo ngibyo nabitekerezaga, ariko numvaga wenda twazabishyira mu bikorwa izi ndirimbo zimaze gusohoka, kugira ngo bizankuraje abantu. Izi zo rwose zo turikumva hari wenda zirahita zisohoka, aho kireka hari habaye ibibazo by'abatekinisiye, naho gusohora se muri kumva hari ikibazo? Nta kibazo rwose, ibintu ntibimeze neza. Burya indirimbo zamaze kubonekamo audio, ngira ngo amashusho yo ni na mu gitondo mwayakora, nta bintu biba bigoye biba birimo. Reka rero buri muntu wese agire icyo asaba abateze amatwi biri imbaraga zacu ku giti cy'umuntu. Oliver, cyo wabasaba bakunzi bawe? Icyo nabasaba, turi hano mu gufasha imitima y'abihebye, abananiwe, abari gusubira inyuma. Nk'uko nabivuze wenda muri iyi ndirimbo igiye kuza vuba ngo ntacyo nzikanga, nta n'icyo nkwiriye gutinya, kubera ko umwami wanjye ngose n'ibindi. Bivuze ko rero twaje tubazanye ihumure mu ndirimbo kugira ngo mukomere mushikame, nubwo turi mu bihe bitoroshye,
ariko nanone icyo twabasaba ni ukudufasha nk'abantu bagerageza kudukurikirana bakadufasha gusangiza abandi ibikorwa byacu kugira ngo byamamare n'abandi bakenera ihumure nk'iryo baribonere kuri abo bantu. Byaba byiza cyane, murakoze cyane. Hanyuma uributsa umuntu ushaka nko gukurikirana kuri YouTube yakwandika izina ryawe ngo iki? Umuntu udukurikirana kubera ko indirimbo zacu ziri kuri Bibiliya Imbaraga Zacu. Yego. Niya channel ubwo akihagera azahita zibona zose uko zikurikirana. Hari izanjye n'izatambara. Imbaraga Zacu hariho bahanzi benshi, hariho ibiganiro byinshi. Nifuzaga izina ryawe neza uburyo bashobora kuvuga izina ryawe. Ku buryo boroheye bakoresha amazina yanjye kuko zitazizanira Rukundo Olive. Amazina yanjye asanzwe y'ababyeyi banyise. Nayo. Muri kumva Olive ushaka kumusacinga wakwandika Rukundo Olive ugahita umubona ndetse n'indirimbo zukazibona. Reka Tamari nawe wowe tubwire. Nanjye bakwandika Tamari bansanga. Niki usaba abantu bagukurikiye ku munsi wakonje yagenze gute? Byagenze gute kudashabutse? Mfite utuntu two tugiriye ariko turaza gushyira nyine ngicyo nifuza nuko bajya kuri biri Imbaraga Zacu tugafashanya kubw'umurimo w'Imana. Nta kindi. Bari bateze amatwi biri Imbaraga Zacu, muri kumva abakobwa bahagurutse bakiri batoya bafite ubushake bwo gukorera Imana, ariko nta muntu wishoboza muri uru rugendo. Gukorera Imana buri mu buryo bwinshi. Ushobora kuba udashoboye kuririmba ariko ushobora kubatera inkunga ukabashyigikira. Iyo tuvuze bino bintu abantu harimo ababikora, harimo n'abatabikora, ariko gushyigikira buri mu buryo nka butatu natekereza. Hari ugusangiza iyo ndirimbo, hari ugukora subscribe kugira ngo ushyigikire channel ihagarare neza, cyangwa se niyo umuhanzi nawe yibone ko afite abantu bamukurikira. Hari ugutanga comment ukamubwira ibyo ahindura ibyo yongera, nabyo bituma ajya kurepeta cyane, bikanatuma atekereza cyane, no gukora like. Turabasaba rero ko igihe mwonye ari byiza mwajya mukora like. Hanyuma watera inkunga ku buryo bw'ibifatika, ushobora kumukunda ukavuga uti numva wazatwongera indi ndirimbo, umukoreye indirimbo byaba ari byiza. Indirimbo ikorwa n'amafaranga, byo ntabwo ari ibintu byo kunyuza ku ruhande, na amafaranga icyo gihe abakenewe wari. Icyo gihe bagiyeho amafaranga. Hanyuma rero ukamutezamura mu bifatika, icyo gihe ubugize neza, kandi Imana ibibona ko koko washyigikiye, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Reka rero dusabe n'ubundi Olive niwe watangiye asenga, dusabe Tamari nawe asoza dusengera Imana imuha umugisha. Dushimira kubw'ineza yatugiriye, ukomeje kubana natwe no kuturinda. Dushimira bw'icyubahiro kubw'ikiganiro cyiza tugira aka kanya. Turakwinginze kugera hirya no hino, kubw'izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, Bana n'abatwumvishe ubagere ku mitima, ubahindure kubw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu, kubw'indirimbo bakorera Uwiteka nabo bazabone ubugingo buhoraho, bazakubona Uwiteka. Bana natwe turengere muri byose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.